bita volleyball baza 85 ndagenda mba mu ikipe y'igihugu nza no kwiyobora nyuma yaho niga no muri kaminuza naje kuyobora n'ikipe ya kaminuza ndangije gukina za kuba umuyobozi w'ishyirahamwe ku rwego rw'igihugu y'umupira w'intoki volleyball nza no kuba ministre w'urubyiruko umuco na siporo ubwo nagira ngo mu buzima bwanjye siporo yangiye akamaro kenshi cyane sinzi imyaka mumpa ariko n'uyu munsi ndacyakina kandi mfite imyaka 57 siporo yanigishije kubana n'abantu kumenya amategeko kuyubahiriza kumenya gushaka kuba umuhanga kubikorera kubyuka kare kwitoza cyane kugira ngo ugere ku rwego rwo hejuru kumenya gutsindwa kuko hari igihe ujya ukajya kuri finali hari igikombe abo mukina akagutsinda ariko ukavuga uti aransinze uyu munsi reka ejo nzakomeza nitoze kugira ngo utaha ndatsinda ni ukuvuga ngo bikwigisha ko no mu buzima busanzwe hari igihe ibintu bitagenda neza ariko ukabyuka uti ejo hari undi munsi siporo yamfunguriye amarembo imuza n'amahanga nagiye njya gukina hanze i Burayi muri Afurika mu bindi bihugu mbese mbaka akanyoni kaguruka kakajya kureba ahandi iyo bweze indoto rero nuko aba bana muri aba ngabo icyambere bige neza kuko ubwo nicyo ntavuze nuko nabaga wa mbere mu ishuri kandi kera bavuga ko mukinnyi bimurangaza bimurangaza nta ntigi rero nababwiye ko siporo yamfashije kumuhanga mu ishuri aba bana banjye muzakomeze mukore siporo cyane kuko iyo umuntu akora siporo araruhuka mu mutwe yaruhuka akanaryama neza bwacya hanyuma umwe muri bo aravuga ati uyu ntabwo twamwica ni Robero n'ikipe y'igihugu kuko narinzwe muramenya ati oya tuyiguze twamukuraho iyo mbitekereje ndavuga nti iyo siporo nifuza ko umwana wo mu Gisovu umwana wa Gisakuru umwana wo mu Bweyeye umwana wa Kirehe n'ahandi hose mu Rwanda agira amahirwe ugize impano agakomeza kandi akagira kwa kundi gukora cyane nawe akagira amahirwe ndetse akanandusha kuko uyu munsi nibaze hano abana bagiye i Kigali abagiye i Kigali ni bana babakinnyi batabonaje umusizo nawe bene muruba byaratangiye mubizi yuko hari abana baje mu ikipe bafite imyaka munsi ya 15 bafite impano muri aba ngaba bagiye guhiganwa n'abandi ku rwego rw'igihugu wabyumva aba nibo bagiye i Kigali bagiye kugaragaza impano zabo mu myaka itanu ntabwo bazaba ari batatu gusa bazaba ari benshi buryo niyo ndoto dufite kugira ngo mwebwe ababyeyi tubifatanye mubarere neza mubagaburire neza nk'uko umuyobozi wa Fondo Garantie ya Beauty Lucas nk'uko byavuzwe uyu yatoje abakinnyi bihangange ku isi bari mu wa mbere uyu munsi federation y'ababiligi ni federation y'umupira w'amaguru yabaye bavuye kuri 72 ku isi baragenda baba mbere ku isi uyu nguyu yabigizemo uruhare uwo muntu rero twaravuganye yemera kuza gutura inaha ngaha aragenda ubu n'umuturage wa Nyamagabe ntihatuye umutura atura Nyamagabe amafaranga agaragara abatunga ubwabo agatunga n'imiryango ntabwo ndi barambire turishimye cyane ko ababyeyi mwaje turishimiye abana batangiye kujya discipline abantu bose baza hano harimo abanyamahanga mumaze iminsi baza hano baratangara baravuga ati ibintu murimo gukora ntago bisanzwe yishyure cyangwa se ise nkaho
igoboka abaturage bagize ibibazo, twese dufatanye kugira ngo umuturage w'u Rwanda atera imbere, haba mu buzima busanzwe, haba no mu bana, mu rubyiruko nk'uku nguku. Mwabonye ko twatangiye ndetse n'izindi mpano, ntabwo ari siporo gusa. Turifuza ko umuco w'umwimerere wacu w'Abanyarwanda tuwiga, umuntu w'umukinnyi akazatandukana n'umunyekongo, agatandukana n'umurundi, agatandukana n'undi, kuko afite umuco w'indangagaciro nyarwanda. Ntabwo ari siporo gusa, si umupira gusa, ni byinshi. Twagira ngo umwana uzaturuka muri iyi akademi azabe yagutse muri rusange. Murakoze cyane. Ntabwo